tugiye kuvuga ku isengesho rya Yesu ku buzima bwawe riguhagazeho. Isengesho rya Yesu ku buzima bwawe riguhagazeho kuri wowe wizera. Menya ngo Yesu yasize gusengera isengesho riguproteja ku buzima bwawe. Iri sengesho Yesu yasize gusengeye wowe mwizera rikuriho kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwawe. Bwana sifiwe. Tugiye rero gusoma, dusomere Yohana igice cya 17. Yohana igice cya 17 hera ku murongo wa mbere. Turebe isengesho Yesu yasize n'aka kanya rikaba riri ku buzima bwawe rikora. Yararirekuye, aragufata, aragusengera, agushyikiriza Imana Data, asaba kurindwa mu isi. Ntabwo yigeze asaba kukurwa mu isi. Niyo mpamvu utagomba kwemera kuva mu isi gutyo gusa. Semene amen. Kuko wasabiwe kudakurwa mu isi. Usabirwa kurindwa, Imana igashyira uburinzi bukomeye ku buzima bwawe. Kuko Yesu yararebaga, akareba ibiguhigana byinshi, akareba ntambara z'umwuka zihari, akareba ibizakurwanya n'ibizagushakisha ukuntu bizaba ari byinshi, asiga gusengera isengesho. Dusomere noneho. Yesu amaze kuvuga ibyo, yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe, umwana akubahisha. Hari ibintu bibiri. Wowe ushaka ko Imana ikubahisha, ni ukugira ngo nawe uyubahishe. Hari ikintu ugomba gutekerezaho. Yesu yasabye isengesho aho ngaho muri icyo cyanditse avuga ngo ubahiriza umwana wawe, kugira ngo umwana akubahishe. Mu yandi magambo, wakagombye kwifuza kugira ngo niba hari icyubahiro wifuza mu bantu, icyo cyubahiro cyubahisha Imana. Amen. Nicyubahishe wowe ngo kigaruke kuri wowe, ahubwo cya cyubahiro cyubahisha Imana. Yesu rero yasabye ngo ubahishe umwana wawe, kugira ngo umwana wawe nawe agira ate? Akubahirize. Nakagombye kuba nduwo, wakagombye kuba uruwo. Wakagombye kuba wifuza ko kubahwa kwawe kubahisha Imana. Yesu ashimwe cyane. Gushyirwa hejuru kwawe kwakagombye kuba ari ugushyira hejuru Imana. Hindura imitekerereze, hindura n'imisengere. Iri ni isengesho rya Yesu. Ngaho komeza tumve. Nkuko wamuhaye ubutware ku bantu bose. Kumbe Yesu tuvuga twizeye arimo aragaragara ko avuga ko yahawe ubutware ku bantu bose. Nta muntu adafiteho ubutware. Yesu afite ubutware ku mizimu ikurwanya iriya myuka y'abapfuye bakoherereza. Yesu afite ubutware kuri ba bandi bakurusha amaboko n'imbaraga. Yesu afite ubutware kuri ba bandi utinya. Yesu afite ubutware kuri ba bandi bagusuzugura, bagupinga. Yesu afite ubutware ku barozi bakuroga. Ufite kibazo kiniba koko wizera Yesu Kristo by'ukuri mu mutima wawe, akaba yarahawe ubutware ku bana b'abana. Nuwuhe muntu watinya? Kandi uwo nguwo utinya niba koko uri umwe na Yesu, Yesu amufite ubutware. Komera mu mutima wawe mu izina rya Yesu, wizeye ufite ubutware ku bantu bose. Amen. Komeza. Kugira ngo abo wamuhaye bose babahe ubugingo buhoraho. Yes. Ubu nibwo bugingo. Noneho wumva icyitwa ubugingo rero, ngo ngubu ubugingo buhoraho. Ko nuko buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Ngubu ubugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine. Iryo ni ijambo rya mbere. Kumbe ubugingo buherereye mu kumenya Imana yonyine. Kabiri, cyo ni cyambere, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubugingo buherereye mu kumenya Imana yonyine no kumenya uwo yatumye ari we Yesu Kristo. Ese Yesu Kristo watumwe akaza ku isi ni iki kuri wowe? Ni iki mu mibereho yawe? Ni iki mu buzima bwawe? Ni iki mu minsi yo kubaho kwawe umufata nkande? Munsi umwe Yesu atanga ikizami,
agiha abigishwa be, baraza baramubaza ngo mwigisha, twumvise abantu bavuga ngo, bagenda bakuvuga hirya no hino, bamwe bakavuga ngo uri umwe mu bahanuzi, abandi bakavuga ngo uri Yohana Umubatiza, abandi bakavuga ibi n'ibi. Ariko Yesu arabaza ngo mwebwe munyita nde? Sawa Petero, sawa Simoni, sawa Toma, sawa Bartumayo, sawa Matayo, sawa Luka. Mwumvise abo hanze bagenda bavuga ngo ndi mwe mu bahanuzi, abandi bakavuga bati uri Eliya, abandi bakavuga ngo uri Yohana. Yego, ko banyita gutyo, ariko se mwebwe munyita nde? Petero, abigishwa bose baraceceka. Petero aratekereza, arareba, arakurura, arazuminga, areba kure, aravuga ati wowe uri Kristo, umwana w'intama w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kristo kuri wowe ni iki mu buzima bwawe? Ko bijambo rivuze ngo ngubugingo bwara nuko bamenya Imana ariyo yonyine, bakamenya n'uwo yatumye ari we Kristo. Kumenya ibintu bibiri: Kristo umuzi nkande, wamwizeye nkande, umufata nkande mu mutima wawe, mu bugingo bwawe, mu buzima bwa hano mu isi, mu mibereho ya hano mu isi. Kristo wamuhishuriwe nkande, icyo igisubizo kiri mu mutima wawe. Uko wamuhishuriwe rero, ibyo nibyo biherereye mu buzima bwawe, nibyo biherereye mu bugingo. Niba waramuhishuriwe byagutse nk'umwami wawe, umukiza, ugushinzwe kugukiza byose, ntabwo agukiza kimwe, ni umukiza wa byose biba byugarije ubuzima bwawe. Bwana sifiwe. Niba rero waramwizeye ukamuhishurirwa nk'umukiza ugukiza byose, atari ukiza ibyaha gusa, ukumva ni umukiza ushinzwe kugukiza byose wahura nabyo, ukongera ukamwizera noneho nk'umucunguzi witeguye kugucungura ahandi utakwikura. Iyo tuvuga gucungurwa, ni nk'umuntu wisanze mu kaga, imodoka ikaba yariturutse nk'ahariya ruguru, ifite vitensi igendera muri G2, yajya kugusatira igiye kukwahuranya, hagahita hanze umuntu agahita guterura akakugezayo, ya modoka igakomeza igafata ubusa. Ubwo uwo muntu abacunguwe. Semene amen. None niba umufata nk'umuntu umucunguzi wagucungura muri icyo cyago cyari kigusatiriye, ibyago byari amakuba yaragusatiriye, Satana kwasemiye amagini abarozi bashaka kugukubitisha inkuba za kirozi. Hari inkuba mubona mukibwira ngo ni inkuba zisanzwe, ariko ari inkuba za kirozi. Umunsi Imana yarambwiye ngo bagerageje kunkubitisha inkuba kenshi gashoboka, birabananira, nta kuba batagize, ariko bwa buntu bw'Imana bukankingira. Semene amen. So nuvuga ngo rero sasa ukamufata rero nk'umucunguzi, Kristo azagukiza ibyago, azagukiza amakuba. Ngo ajya ndinda kagakose mu nzira ijya mu ijuru, ku muhanga masiteka bizanyize intege nke, Chirubute nyuma nzatabaruka. Uyu Kristo kumuhanga amaso aba yiteguye kugukiza buri kimwe cyose. Ni umukiza w'ubuzima bwawe bwose, ni umukiza w'indwara zawe, ni umukiza w'umuga bwawe, ni umukiza w'ubukene bwawe, ni umukiza w'amakuba, ni umukiza w'akaga, ni umukiza w'ibibazo byose ucamo mu buzima. Semene amen. Rero uko uba waramuhishuriwe byihishemo ubugingo. Petero kimara kuvuga gutyo avuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu yavuga ngo nukuri Simoni Petero, ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo. Aravuga ngo kuri wowe nzubaka, aravuga ngo uru rutare, kuri urwo rutare nzubakaho itorero, n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Nuvuga ngo rero kumbe itorero ryubatswe ku rutare. Urutare ni Kristo. Amen. So nuvuga ngo rero kuguhishurirwa kwawe, kuguhishurirwa kumenya Kristo wari we mu buzima bwawe, biri mu buzima bwawe bw'iteka ryose. Kutamuhishurirwa no kumumenya uwo ari we ni urupfu no gutakaza ubugingo. Ariko kumenya Imana kwawe no guhishurirwa Kristo wari we mu buzima bwawe, ntumwumve. Hariho bamwe bamwizera bakavuga ngo ni intumwa, ariko ntibamenye ngo birenze icyo bavuga, birenze kuba intumwa. Yesu arenze kuba intumwa. Yesu Kristo arenze kuba icyo dutekereza, arenze kuba n'umwami, ari hejuru y'abami, ni umwami w'abantu, ni umutware utwara abatware. Haleluya. Nuvuga ngo afite, ni umunyembaraga uri hejuru y'abandi banyembaraga. Noneho rero sasa
wumvise ko ubugingo buhishwe mu guhishurirwa ibintu bibiri, mu kumenya Imana no kumenya Kristo wari we mu buzima bwawe. Ibyo bituma wubakwa, bigena uko ugomba kubaka, Imana igomba kukubaka, uko ugomba kumera. Petero amaze guhishurirwa Kristo wari we, byatumye yubakwa, ahindurwa mu wundi muntu. Izina rye rirahinduka ako kanya, ahindurirwa izina. Amaze guhindurirwa izina, abwirwa yuko noneho sasa n'ikimuvuyemo avuze ari cy'Imana izashingiraho yubaka itorero. Iyo wahishuriwe Kristo mu isi y'umwuka akaba kurimo, igihe kiragira mu mwuka ukaba nkawe. Ya ndirimbo turirimba ngo icyama nkaba nkawe, igihe kiragira ukamera nkawe. Wavuga Kristo akaba avuze, warekura ijambo Kristo akaba avuze. Niba mwarumvise icyigisho ubundi nigishije kibijyanye n'imbaraga z'umuvumo, tubona Joshua arekura umuvumo kuri Yeriko, akavuga ngo yewe Yeriko we, uzakubaka azapfusha umwana w'imfura, uzashinga ibikingi by'aya marembo ya Yeriko azapfusha umwana w'ubuheta. Noneho wiki w'umuhererezi, aravuga ngo azapfusha umwana w'umuhererezi. Joshua avuga ayo magambo, igihe kiragira arapfa. Murabizi mu gihe cya Joshua mu basoma Bibiliya, Joshua niwe wahinduye igihugu cya Kanani cyose. Nyuma rero hajyaho ubutegetsi bw'abacamanza, havaho ubw'abacamanza himika umwami wa mbere inde? Sawuli. Havaho Sawuli haza Dawidi, Yesu ashimwe cyane. Havaho Dawidi haza Salomo. Havaho Salomo haza ubwami bwa Yehoshafati n'ikibintu nk'ibyo. Biragenda birakora, nuvuga ngo kugera ku ngoma ya Ahabu hari haciyemo nk'ibisekuru bine byose, nk'imyaka nka 400 hafi 500 400. Noneho ku ngoma ya Ahabu haza uriya musore twasomye ngo wagiye yubaka iki? Yubaka inkike z'Yeriko. Ako kanya ngo ahita apfusha umwana w'imfura. Yongeye gushinga ibikingi, umuherereza ahita apfa. Bibiliya avuga ngo nk'uko akanwa k'Uwiteka kari kabivuze. Mukibaza, ese nta kanwa k'Uwiteka kari kabivuze? Nk'uko ngo Uwiteka yabivugiye mu kanwa ka Joshua, niko ijambo rivuga ngo nk'uko Uwiteka yari yabivugiye mu kanwa ka Joshua. Ukibaza se wagenzura neza Joshua avumiye Yeriko, si Imana yavuze, ni nka Joshua. Ariko uko usabana n'Imana, ukegerana n'Imana, igihe kiragira akanwa kawe kakaba nk'ak'Imana. Nk'uko ijambo rivuga ngo nuvana ibigawa mu bishimwa uzaba nk'akanwa kanje. Uko ugenda wegera Imana, igihe kiragira akanwa kawe kagahinduka k'Imana, icyo uvuze kikamera gutyo. Bwana sifiwe sana. Niyo mpamvu abantu baba bagomba kwitondera abantu b'Imana, cyane cyane bari mu myanya yabo. Nijoro ndimo mbibwira umuntu yari mu butware bwe, uramwubaha naho yaba ari umwana ukuruta, niyo yaba ari umwana kuri wowe. Mu rugero, nabane uvuye aho ngaho huri ukajya muri alimentation y'umuntu, umusanze muri alimentation yiwe, niyo yaba ari umwana w'imyaka 18 wowe ufite 50, nugera hahandi muri alimentation nuvuga ngo ugende icyo kutegeka nicyo ukora. Bwana sifiwe. Ntiwamuhohotera aho ngaho, nuvuga ngo hari mu kwiwe, mu matware yiwe afite amategeko amurengera. Bwana sifiwe. Niko muri buri muntu wese, muri mu muhamagaro wa buri muntu uri mu muhamagaro we afite itegeko rimurengera. Igihe ari muri amavuta yiwe, ari muri wa mwanya we, ijambo yarekura ryose rimera rutyo. Reka tuva aho ngaho rero dukomeze cyane twasomaga, dukomeze cyane twasomaga aho ngaho. Nuko nagira ngo nsobanura aho ngaho, nuko uvuga ngo rero kandi aravuga ngo nakubahishije mu isi. Uyu ni Yesu hano arimo aravuga ngo nakubahishije mu isi, nkuko narangije umurimo, narangije umurimo. Tugomba kuva mu isi ariko turangije imirimo twatumwe gukora. Nta kuva mu isi utarasoza icyakuzanye, icyo cyugomba kugishyiraho iki akadomo. Bwana sifuwe sana. Urabizi niryo sengesho ubundi twasenze kuri wowe ngusengera, dushyira akadomo tuvuga ko nta gupfa udashoje icyakuzanye ku isi. Bwana sifuwe sana. Rero ni ngombwa kwizera
ikintu tuba twatuye n'ikintu tuba tuvuze turi gusenga. Urumva rero Yesu hano arimo aratanga raporo avuga ngo icyo wantumye naragikoze, nakubahishije ndi hano mu isi. Komeza hepfo. nanone data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe mu isi itararemwa. Urumva hano uhishuriwe yuko Yesu ati isi itararemwa yari ari kumwe n'Imana, ari mu cyubahiro. None arimo arasaba kugira ngo nasubira mu ijuru yongera asubirane cya cyubahiro yahoranye isi itararemwa. None babandi bamwita intumwa bagashaka kumugereranya nka Muhammad, aho wumvise iki? Niba Yesu avuga ngo unsubize cya cyubahiro nahoranye isi itararemwa, Yesu rero hano birakwereka ko arenze kuba iki? Intumwa. Arenze kuba umuhanuzi, arenze kuba mwigisha mwiza nkuko bamwitaga, arenze kuba icyo abantu batekereza. Ati unsubize icyubahiro nk'icyo nahoranye ndi kumwe nawe mu ijuru. Komeza hepfo. abo wampaye mu isi bamenyesheje izina ryawe. Abo wampaye mu isi ni ukuvuga ngo Imana twarabe Imana iradufata idushyira mu biganza bya Kristo. Noneho wumve rero rya sengesho nababwiye yadusengeye. Ufite ikibazo cy'iko wasengewe. Semeneme. Hari abantu bajya bavuga ngo barasengewe batazi ibyo bavuga. Ariko kano kanya dore igisobanuro cyo gusengerwa kwawe. Urasengeye. Izere iri sengesho rya Yesu, urasengeye. Ndetse n'abantu ujye babwira ati nge ndasengeye. Nta nubwo nasengewe n'umwana w'umuntu, nasengewe n'umucunguzi. Komeza hepfo. Barabawe urabamba. None dore bitondeye amagambo ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe. Yes. Kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera. Kumbe amagambo Yesu yatuzaniye nawe ntiyarayo bwite, yahawe n'ijuru. Imana datire yamango yashyire bari abantu. Aya niyo yo kubakiza. Kumbe ijambo niryo ridukiza. Amagambo ya Yesu. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye. Urashaka ububasha budasanzwe, urashaka ubushobozi budasanzwe, urashaka gutunga imbaraga. Niba ukeneye gutunga imbaraga, ugakenera gutunga ububasha, ugakenera gutunga ubushobozi, izera amagambo ya Yesu nkuko yayavuze. Yahagarareho. None numara kuyahagararaho uragira imbaraga zidasanzwe. Hari abantu bica ngo mana mi imbaraga. Ahanga urabwe niba ushaka imbaraga, fata amagambo ya Yesu yizere nkuko yayavuze. Urebe kutaba umunyembaraga. Fata amagambo ya Yesu yizere, urebe kutagira ubutware. Uragira ubutware bwo gutegeka buri kimwe cyose kikava imbere yawe. Ikibazo rero ni ukutizera amagambo ya Yesu yavuze. Komeza hepfo. No bakamenya by'ukuri ko naturutse muri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira. Umva rya sengesho rero. Ndabasabira. Sinsabira ab'isi. Ntabwo Yesu yigeze asabira abapagana b'isi. Ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Ni twebwe yasabiye, turasengeye. Ntabwo yasengeye ab'isi. Niyo mpamvu kwihuza n'uw'isi atari byo. Kwivanga ukihuza n'umuntu w'isi utarasengeye yaguteza akaga, yaguteza ibibazo. Urasengeye. Yego simvuze ngo utagendana nabo, utavugana nabo, ariko hari imipaka ugomba kugira mu buzima bwawe nk'umuntu usengeye. Ndabasengeye sinsengeye w'isi. Ab'isi kuko batasengeye bakugirira nabi rero. Komeza hepfo. Kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ni ibyawe nabyo ni ibyanjye. Yes. Kandi nubahirijwe muri bo. Iye sinkiri mu isi. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi. Aha, wumve none isengesho yadusengeye twebwe tukiri mu isi. No. Arasenza aravuga ngo bo bari mu isi, ariko njye sinkiri mu isi. Komeza hepfo. Naho njye ndaza vuba. Njyewe ndaza vuba kuri wowe. Data wera ubarindire mu izina ryawe wampaye. Ubarindire mu izina ryawe. Nuvuga ngo turindirwa mu izina rya Yesu. Aho niho turindirwa. Aho niho imizimi dutinya. Turindirwa muri izina rya Kristo Yesu.
aho niho amashitani adutinya, aho niho abarozi badutinya, niho duhungira. Ya ndirimbo tubaze turimba ngo ay'igitare cy'Imana reka ngo uhungireho. Duhungira muri Kristo Yesu, tukarindirwa muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu amahembe ntakore ku buzima bwawe. Muri Kristo Yesu ibitero by'imashitani n'indi myuka itandukanye n'uburozi bw'ubwoko bwose ntibufate, kuko usengeye. Uburozi bw'ibihoherano, imitongero, ibihubiko, ibitegano, gushikwa n'ibindi byose ntibibashe kugira ibyo bidutwara, kuko dusengeye tukaba turindiwe muri Kristo Yesu. Urindiwe muri Kristo Yesu. Ufite kibazo ntukongere kwikanga ubusa. Uratinya abapfumu, uratinya abarozi, uratinya abana b'abantu. Urindiwe muri Kristo Yesu, warasengewe. Narasengewe, nawe urasengeye. Yesu ashimwe cyane. Kandi isengesho dufite ni isengesho ryarekwe kuri twe ryo kurindirwa mu isi, nta kuva mu isi gutyo gusa. Amen. Nta gukenyuka guhari. Amen. Ni mpaka dushoje imyaka y'amasaziro yacu. Bwana sifuwe sana. Nta rupfu rwose ruzadutwara, turarinzwe. Nta rw'inkuba za kirozi, nta rw'amahembe y'abarozi, nta rw'uburozi bw'ubwoko bwose butandukanye. Turarinzwe muri Yesu Kristo. Amen. Tuzava mu isi tubishaka. Yesu ashimwe. Nkuko Simiyoni igihe cyageze yamaze kuramba, imyaka y'ubukura yihaze, amaze guterura umwana witwa Yesu, aravuga ati data burasezerera umugaragu wawe atahe. Ibyo narindindiriye ndabibonye. Urumva we yisabiye kwivira mu isi. Semene amen. Aka kantu ndagakunda, ko kajambo ndagakunda. Aba ngo sezerera umugaragu wawe yitahire. Uko niko bizatugendekera ababyizeye. Uzava mu isi kuko wumva ko wihaze. Ni ngombwa ibyo wagombaga gukora warabikoze. None ubwira Imana, sezerera umugaragu wawe, sezerera umuja wawe, noneho nterurunzani wawe. Bwana sifuwe sana. Ariko atari bya bindi bya uraze ngo birakugwiririye zampfu z'abadayimoni, zampfu za kirozi, zampfu z'impanuka. Kumva umuntu ngo araryamye umunsi wa mbere wa kabiri, kumva umuntu yaravuye mu nzira yigendera gutyo muri gahunda, kumva ngo runaka bakabukubikira ati imanukira iramuhitanye. Ibyo ntibizatubaho mu izina rya Yesu. Ntibizakubaho nawe mu izina rya Yesu Kristo. Urasengeye. Soza rero uwo mirongo ngo babe umwe nk'uko natwe tumwe. Noneho ari ku isengesho rishaka kugira ngo duhinduke umwe, ariko duhinduke nanone umwe na Kristo. Imana na Kristo n'umwe. Ntushobora gutandukanya Imana y'ukuri na Yesu Kristo. Ubonye Kristo egal kubona Imana, ubonye Imana egal kubona Yesu Kristo. Noneho rero we na Kristo nuvuga ngo Kristo n'Imana n'umwe, ariko natwe turi gusengerwa ngo tubumwe. Ariko kandi tugaruke tubumwe nande na Kristo, tubumwe ubwacu. Nitumara kubumwe ubwacu, tubumwe nanone na Kristo. Soza warangiye n'inkomezi ndi soza nyine so mu ndi murongo ukurikiyeho. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Aha, ngo nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina wampaye. Nabarinze muri bo, nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka. Umwana wo kurimbuka buriya nta kintu wakora ngo umwana wo kurimbuka umukize, ntibikunda. Umwana wo kurimbuka bari wo kurimbuka, uwandikiwe kurimbuka ntacyo wakora ngo abashe kugira gute, ngo abashe gukira. Umwana wo kurimbuka bari wo kurimbuka, ariko utari wo kurimbuka. Hano Yesu arimo aragaragaza ko yamurinze, atigeze ava mu maboko ye. Komeza hepfo dusoze. Handitswe ngo sinyiri kumwe nabo nabarindaga twasomye, ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzuye muri bo. Abivuza akiri mu isi ngo tugire umunezero w'imwishi wuzuye muri twe, kugira umunezero wuzuye muri wowe, ariko umunezero wa Kristo. Komeza usoze hanyuma tu. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero
wanjye wuzuye muri bo. Nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi. Nabahaye ijambo ryawe ntari uw'isi. Ab'isi barabanga kuko nanjye ntari uw'isi. Kumva uw'isi azakwanga, umurozi azakwanga. Ntuzagire ikibazo cy'umuntu ukwanga. Umuntu uzakwanga uzamenye ko ari uw'isi. Utari uw'isi wese azagukunda, ariko uw'isi ntuzitege ko azagukunda. Uw'isi ntuzitege ko azakwishimira, kuko Yesu yavuze ngo ab'isi bazabanga kuko nawe baramwanze, ariko utari uw'isi wese azagukunda. Njye nawe turasengeye. Yesu yaradusengeye, dufite uburinzi, dufite protection. Igikenewe noneho ni bihishurirwa no kubimenya, ukagendera mu burinzi bw'isengesho rya Yesu. Bwana sifiwe sana. Amen. Kugendera mu burinzi bw'isengesho rya Yesu, ugahagarara mu ijambo rivuga ngo mwamubarindire mu isi. Mana waravuze ko ngomba kurindwa hano mu isi. Ntabwo nasabiwe gukurwa mu isi mburagiye. Ubwo ndavugana n'abantu muhura n'ibitero muba mubona bishaka kutwara ubuzima bwanyu. Iryo niryo sengesho mugomba guhagararamo. Kavuga Mana narasengewe n'umwami wanjye, avuga ko ngomba kurindirirwa mu isi, ntagomba kwivamo kano kanya. Nuhagarara muri iri sengesho Yesu rero yasize gusengeye, rizakubyarira protection y'ibihe byose. Rizakuzanira umutekano kugeza uvuye mu isi. Iri sengesho nurihagararaho rya Yesu Kristo ukaryizereramo, kuko mwumvise ko umuririmbyi aririmba ngo kwa Yesu tugira ubutware, tugira ubushobozi iyo twizera amagambo ye. Nawe yatangiye avuga ngo amagambo wampaye narayabahaye. Ese wakiriye amagambo ya Yesu? Nuyakira ukayagumamo. Yaravuze ngo umuntu niyumva ijambo ryanjye akarikomeza, kumva ni kimwe no gukomeza icyo wumvise ni ikindi. Ariko ubuzima buherereye n'ubutsinzi buherereye mu gukomeza icyo wumvise. None aravuga ngo uwumva ijambo ry'Imana akarikomeza ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Ubuzima bw'umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza buba bumeze nk'umuntu wubatse, ubuzima bwe buba bumeze nk'ubwubatswe ku rutare. Ntabwo bushobora gusenywa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Semene amen. Ariko ubuzima bw'umuntu wumva ijambo ntarikomeza akaryibagirwa, rigahita rimujabuka ku buryo hari umuntu ushaka kumwaza uti kuki umwizirihe jambo. Amaze kugera mu rugo ukabona arimo arareba gutyo, akareba mu kirere. Najyaga mbikubitira bamwe mu bana banjye, hatestinga habaza umwe muri bo havuze uyu munsi wize iki, nkabona ari kureba gutyo, ukabona atangiye kureba mu kirere, nkamukubita nkabona nta soni wari urihe, ubwonko bwawe bwari bwagiye kuki wakibagiwe. So nuvuga ngo rero sasa ni Satani rero uzagahita hanagura cya kindi wumvise, kuko Satani arwanya ikitwa ijambo, azi ko ijambo wumva ari ryo riri mu buzima. Nkuko Yesu avuze ngo amagambo wampaye narayabahaye, kandi bizeye ko yaturutse kuri wowe. Noneho rero barindire mu isi, ntubakure mu isi. Simbasabe ngo bakurwe mu isi, barindire mu isi. Isi hamwe n'intambara ziberamo n'ibyago bibamo n'ibyorezo n'ibindi byose bigenda byaduka n'ibindi byose, ntacyo bizagutwara, bizagusiga uhagaze. Amen. Sema amen. Bizaruhira ubusa. Abaguhiga bazaruhira ubusa, abakurwanya bazaruhira ubusa, abagushakisha bazaruhira ubusa, abifuza ko uzakorwa n'isoni ntabyo bazabona. Uzarinda uvuye mu isi nta soni zigukoze. Sema amen. Turashoje rero, twavugaga ku isengesho Yesu yasize adusengeye, ryuzuyemo uburinzi n'umutekano wacu. Iryo sengesho rero urihagararamo ibihe byose. Urasengeye, ujye ugenda wemye, wumva ko usengeye, wumva ko ufite umutekano, nta cyagukoraho. Yesu yamaze kumurikira Imana Data wa twese, agushyira mu biganza by'Imana Data wa twese. Uriho uburinzi bw'ijuru. Semene amen. Ubwo burinzi bw'ijuru rero ni ugomba kubwizera ukabuhagararaho. Igihe wajya watakwa igitero kije
ukabwira satani uti satani ndasengeye, mu bukura mu isi sindimo, mu butwara imburagihe sindimo, ndasengeye, nta nkuba yakiruzi yamfata, nta hembe naryo ntago ryantwara, ntacyo ryagutwara, urasengeye. Bwana sifiwe sana. Amen. Nibyo utarabona ni ikibazo cy'igihe, ibyo utarabona ni ikibazo cy'igihe, rindira igihe kizavuga, kizasobanura. Bwana sifiwe sana. Wikwita ku bagupinga n'abagusuzugura n'abatakwemera, ni ikibazo cy'igihe. N'ubundi abantu bemera umuntu ari uko babona nyine bazemera mu gihe gikwiye. Reka dusoze, hanyuma dufate umwanya wo gusenga. Umwanya w'isengesho tugiye gukora ni isengesho n'ubundi rihamiriza uburinzi data twese yadusigiye. Amen. Rikigizayo ibyashakaga kudusatira kandi dusengeye. Ni isengesho ryuzuye guhamya, nk'uko ijambo rivuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwawe ngo ntibanga, bahara amagara yabo ntibakwanga no gupfa. Ijambo rikatwereka ko dutsindisha satani amaraso ya Yesu Kristo na rya jambo ryo guhamya. Isengesho ryo kwizera rero rirangwa no guhamya ijambo ry'Imana, ugahamiriza ibikurwanya, ugahamiriza ibyo ureba. N'isi y'umwuka ukavugana na buri kimwe cyose ko kirumva. N'isi y'umwuka ikibazo kirumva, krize irumva. Iyo uvuganye na krize itega amatwi, ikumva umuntu yibwiye ngo krize we imuka mu buzima bwanjye, gatega amatwi. Mu isi y'umwuka indwara itega amatwi ikabwirwa ikumva. Niba Kristo yaravuganye n'umuyaga ukumva, akavugana n'inyanja, abigishwa bagatangara nabo bakavuga bati mbe dorere n'inyanja nayo iramwumvira. Iyo umuntu ni bwoko ki wumvirwa n'inyanja? Yesu nuko arazi ngo mu mwuka ikintu cyose kigira amatwi kandi kikumva, kitagicakira cya kindi cyabwiwe. Munsi umwe nanone baratangara, aciye ku giti, yarakegereye ngo yibwira ngo abone ukuntu gitoshye gifite ibibabi byiza, ngo yibwira ko yakibonamo imbuto nziza, imbuto zo kurya. Kigeze asanga wapi, arakibwira ngo wa giti we ntukongere kwera imbuto kundi. Ku bugeye bwaho baciye aho cya giti yakivumiye, ngo umwe mu bigishwa yibuka iby'icyo giti, aravuga ati mwigisha dorere cya giti wavumye dore cyarumye gihereye mu mizi. Yesu aravuga ati babwije ukuri n'ukuri, muramutse mufite kwizera kungana n'akabuto kasina mwakora ibiriti by'uyu mutini, mwebwe mwabwira ino misozi mubone bakikije ngo mushinguke mutabwe mu nyanja, mudashidikanyije ko ibyo muvuze bibaye, mwazabona biba. Ukabona ko Yesu atwigisha ko mu mwuka buri kimwe cyose kigira amatwi kikumva. Yesu ashimwe cyane. Ntuzagira ikibazo cyo kuvugana n'ikintu cyose ubona kikuzengurutse, kizumva. Ubutaka burabwirwa bukumva. Umurozi afata ubutaka bwaho akandagiye akabubwira kandi bukumva, akatura ko afashe igicucu cyawe n'intambwe zawe. Uzava ku rwego ujya ku rundi ari uko abishatse, kandi bikagenda gutyo yavuganye n'ubutaka. Kuko mu mwuka habaho ibintu birenze ibyo mutekereza ku muntu wizera. Yesu ashimwe cyane. Mu mwuka rero buri kimwe cyose kigira amatwi. Nibyo rero navugaga, rero dushingiye mu ijambo dusomye by'isengesho twasengewe, vugana na buri kimwe cyose ubonaga cyasatiraga ubuzima bwawe. Vugana na buri kimwe cyose ubonaga cyashaka kunyeganyeza wowe. Ukibwire ngo ndasengeye muri Kristo Yesu. Nasabiwe uburinzi nkiri hano mu isi, nasabiwe kugubwa neza. Ubu burinzi wasabiwe bwo kurindwa n'Imana harimo no kurindwa indwara zikomeye, harimo no kurindwa ibyago n'amakuba. Ntabwo Yesu yapfuye kuvuga ngo data ubarindire mu isi, ari ukubarinda gusa abafarisayo ngo n'abandi baza kubica. Iryo sengesho ry'uburinzi ririmo buri kimwe cyose, harimo kurindwa ibyago n'amakuba n'ibindi byose ubona. Imana yavugaga ngo tubirindwe ntibitugereho. Haleluya. Amen. Harimo kurindwa guhura n'ubukene, guhura n'igisebo, guhura n'akaga, guhura n'amakuba. Iryo sengesho rikubiyemo ibintu byinshi. Kurindwa krize, kurindwa amadeni, ibyo byose ubona bitwugarije. Yesu isengesho yadusabiye ngo ubarindire hano mu isi. Mu isi ntibakorwe n'isoni,
mu isi ntibambara ubusa, mu isi ntibabura icyo kurya, mu isi ntibisange mu madeni n'imyenda byabajyana mu nkiko, mu isi ubarinda imyenda n'amadeni byatuma bagaragara nk'inkundamugayo hariya muri iyi si. Abantu b'inkundamugayo twarasengewe, dusengerwa kurindwa ibyo byose. Ni wowe ugomba rero kuzajya uhora ubikora, mana nasengewe kurindwa, none ko amadeni anyugarije waransabiye uburenzi. None se kwinyuka abarozi inyataka kandi narasabiye uburinzi bite mwami byagenze gute? Ko nasabiye uburinzi izi ndwara zivuye he? Ko ngomba kurindwa. Ko nasabiye uburinzi ubu bukene bunshamburiye bumeze nk'igitero, aho usanga ubukene bwa byose buhari. Hari igihe umuntu ugenda ugasanga uri muri situation y'ubukene bwa byose. Ukeneye iki, ugasanga ibintu ukeneye ni byinshi kandi ubushobozi bwo kubibona ntabwo. Ibyo nibyo byita ubukene. Ubukene undi ni ukuba hari ibintu bikenewe mu buzima ariko udafite ubushobozi bwo kubibona. None rero hari igihe usanga rero ubwo bukene bwakuzengurutse, ibyo ukeneye mu buzima byose nta bushobozi buhari bwo kubibona. Ariko ubwo bukene ugasanga ni ubukene bwatewe n'imyuka mibi yaborotse impande zombi, iburyo n'ibumoso. Ukaba wanakwitabaza abavandimwe bamwe batunze banafite ibintu ariko ntacyo bakumarira, kandi bitwa ngo nabo mu maraso y'iwanyu muva indimwe, ariko batagira iki izo mpuwe zo kuvuga ngo mwene mama abayeho nabi, mwene mama bimeze gutyo. Nta kintu yakumarira kandi ari mwene nyoko cyangwa mwene so. Sinumva ngo rero ugasanga ariko nabo atari bo ari ibyo bitero by'ubukene byaborotse impande n'impande, bikaboroka n'abakagombye kugira impuhwe, ugasanga nta numwe wo kukugirira impuhwe, nta numwe wo kukwibuka. Nuko isanga uri mu bukene bwa byose, nta byo kurya, nta byo kwambara, haramutse habayeho kurwara nta dufaranga two kwivuza, icyakubaho cyose mbega nta buryo buhari bwo kugikemura. Rero uyu Yesu Njye Nawe yasize dusengeye, aturagiza Imana Data kurindirwa mu isi. Kurindirwa mu isi rero ni ibyo byose. Waguke muri iryo jambo mve ko wasengewe kurindwa ibyo byose, ukabirindwa ukiri hano mu isi. Noneho sasa uhagarare muri iryo sengesho wibutse umwami wawe. Biravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka we nimugahweme nimuzatuze. N'Imana ibivuga ntimuzahweme nimuzatuze kugeza igihe azatunganyiriza Yerusalemu kuba umurwa w'amashimwe, cyangwa kugeza igihe ubuzima bwawe buzuzura amashimwe masa. Bwana sifiwe sana. Twibutse Uwiteka ryari rero? Tumwibutse ijambo rye, ntabwo tumwibutse amagambo yacu. Iyo ugiye ukajya kumwibutsa ibyawe bwawe n'ibyawe nyine, ibyawe se byamutu. Mwibutse icyo yavuze ku buzima bwawe, mwibutse icyo yavuze ku mibereho yawe. Mubwire ngo mwami waransengeye, uvuga ko ngomba kurindwa mu isi, kandi isengesho wansengeye ntiwarisengeye ab'isi bandwanya, ntabwo warisengeye abarozi n'abakonikoni, ntabwo warisengeye abantu banyanze nta mpamvu, nijye warisengeye. Kubera iki? Ubukene igizayo simbushaka. Ese isengesho ryawe Yesu ntiryigeze risubizwa? Egari ryarasubijwe. Ntabwo avuga ko ritasubijwe. Ndashaka ibisubizo by'irisengesho wansengeye. Zamura ijwi ryawe mu ncamake, aho uri usenge, aho uri uhamagara Imana, ubwire Imana izane igisubizo cy'isengesho rya Yesu mu buzima bwawe. Ibiyo wasabiwe kurindwa ukabona byakugezeho utarabirinzwe, ubwire mwami ngo ndabyanze. Mwami nasabiwe kurindwa, kandi kurindwa wansabiye harimo kurindwa amadeni, harimo kurindwa ubukene, harimo kurindwa ibitero by'abadayimoni n'abarozi, harimo kurindwa izi ndwara zikaze zikomeye, harimo kurindwa ibi n'ibi, harimo kurindwa n'amakrize, harimo kurindwa ibi. Ndashaka igisubizo cy'irisengesho nasengewe ntaraza mu isi. Kuko Yesu mbere yuko asenga irisengesho yasabye gusubirana icyubahiro yahoranye ataraza mu isi. Noneho nawe urabona wasengewe utaraza mu isi. Kumbe ugasanga turimo turagendera mu mugongo w'isengesho rya Yesu. Amina.
turi kugendera mu mugongo w'isengesho rya Yesu. Uwo mugongo ugiye kugenderamo rero niwo ugiye kwishyurizamo ibisubizo by'iryo sengesho ryawe. Niba iryawe ridakora, irya Yesu ntiryananirwa gukora. Semene. Isengesho rya Yesu urumva ryananirwa gukora? Ntabwo ryananirwa gukora. Iryawe rinaniwe, irya Yesu rirakora. Zamura isengesho usenge rero, karibu mu isengesho.